Nibyo ibihe byiza kuri mwese rero mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye, muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Nongeye kubaha ikaze mbifuriza kugubwa neza kuri tariki ya 10 ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi ko kuboza umwaka wo n'uw'ibihumbi 2025. Ngiye mva kuri izi mikoro ndi Bosco mutaramu cyane. Iyi ni Region Info, imwe mu muyoboro rukumbi kugezaho amakuru mu buryo bwiza kandi bwimbitse. Murabizi ko Bosco mba namaze kuhagira kugira ngo twimatature tudondosha dukurikirana akantu ku kandi ibiba birimo bigenda bivugwa kuri intambara ikomeje kuba ndetse no kuranga ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere tubimburire aya makuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo, turebe rero uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, dore ko amakuru aturuka muri iki gice agaragaza ko hari bimwe mu byakomeje kugenda bihinduka. Hari abari kwibaza bati Sange, Ruvungi, Kamanyora, Uvira, Kavimvira ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu duce tuza kugenda tugarukaho, uduce tw'imbere indani mu by'ukuri bimeze bite, niki kiri kujya mbere hano muri ibi bice. Amakuru yakomeje kugenda avugwa ku mujyi wa Uvira, ese koko yaba ari impamo abagize itsinda rya 23 koko baba bafashe umujyi wa Uvira? Ubugambanyi buri kuvuga muri uyu mujyi se bwo mu by'ukuri ku basirikare bakuru ba FRDC barimo n'abayoboye urugamba waba wigeze ubicirgera cyangwa se ubimenya? Binabyo ndaza kugenda mbigarukaho. Amakuru ku ngabo z'u Burundi ziri kurwana ku butaka bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yo nayahe? Ni icy'ubutegetsi bw'u Burundi bwatangaje kuri aba basirikare, bivuga ko harimo n'abafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo nabyo ndaza kugenda bigarukaho. Ni iki se iyi ntambara noneho umutwe wa 23 watangije cyangwa se usa naho wiyemeje yo kugerageza kwerekeza muri Uvira iza gusiga kuri politike y'akarere ndetse n'imibanire hagati y'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari? Ese umutwe wa 23 mu by'ukuri uramutse ufashe umujyi wa Uvira byasiga iki cyangwa se byahindura iki? Kreme n'utundi duce tugiye dutandukanye byo bisobanuye iki ku ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira? Ibyo byose ndaza kugenda biva imuzi n'imuzingo, ibi byose ndaza kugenda mbigarukaho, ariko reka mbere ku makuru akomeye cyane avuga ko ku munsi w'ejo ubwo byari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi ko kuboza, ubwo byari kuwa kabiri nibwo byaje kumenyekana yuko mu by'ukuri hari bamwe mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bari cyangwa se bari bamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Aya makuru yamenywe na bamwe mu bagize itsinda rya Wazalendo ndetse mu by'ukuri video zigaragaza ibi bikorwa zo namaze kuzishyira muri group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Ujya munyuze munsi y'inkuru muri comment ukareba link tuba twagushyiremo ku bantu bataramara kugeramo. Ni video rero namaze guterekamo zigaragaza ibyo ngiye kuba natangariza kuri izi mikoro byamaze gusohoka cyangwa se kujya hanze. No kuvuga ngo hari bamwe mu barwanyi bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bagenda binjira mu duce izi nyeshyamba ziba zifuza kugabamo ibitero cyangwa se kwegeramo cyane ibice nk'ibiba bikomeye cyane by'imijyi. Niko byanagenze n'ubundi ku mujyi wa Uvira, ariko kandi bivuga ko bamwe muri abagize mu by'ukuri abo twakwita abarwanyi 23 bari binjiye mu mujyi wa Uvira bahawe amazina agiye atandukanye, baje kugera muri uyu mujyi koko, ndetse bivuga ko hari abinjanye n'ibisasu bigiye bitandukanye bimaze iminsi binaturikizwa muri bimwe mu bice by'ingenzi muri uyu mujyi wa Uvira. Aba rero baje gufatwa na Wazalendo, ni bamwe mu bambere bo mu 23 bari babashe kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ubwo bakomeje kugenda nyine bategura ama operation agiye atandukanye. Ariko aba baje kugira iki? Baje kwitsanga bari mu maboko ya Wazalendo. Nyuma yo gufatwa na Wazalendo bivuga ko hari abafashwe barajyanwa, ndetse kandi hari n'abandi baje bahasiga ubuzima, nk'uko izi video zagiye hanze zibigaragaza. Mu by'ukuri kuri ibi nyine byakomeje kugenda bibera cyangwa se birangwa muri uyu mujyi wa Uvira. Uvira ni kamwe mu duce dukomeye cyane turi gushakishwa n'abagize itsinda rya 23. Bivuga ko mu gihe uyu mutwe wa 23 uraba uramutse ugeze ku ntego yawo ugafata umujyi wa Uvira, bishobora kuba byabafasha mu gukomera ndetse no guhagarika ingabo z'u Burundi zavaga muri uyu mujyi wa Bujumbura zinjira muri Uvira ndetse zigasakara no mu bice bigiye bitandukanye byanga muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu duce twagiye twumvikanamo imirwano muri bizaza Mwenga, Warungu
ndetse mu nkengero za Bukavu n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Kare hose muzi uko byagiye bigenda, ndetse buriya kuba izi ngabo zavaga muri Bujumbura zikinjira Uvira byanoroheraga aba basirikare kuba bagera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice birimo teritwari ya Masisi ikomeje kubamo imirwano, ndetse Walikari n'ahandi bice bigiye bitandukanye. Mu gihe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifunzwe, biragoye ko mu by'ukuri batari bukoreshe nyine iyo nzira ya Uvira. Niyo mpamvu iyi nzira ari ingenzi cyane. Abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bidekarara, bavuga ko bari muri kilometero nkeya cyane kugira ngo bagere kuri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi nanone nyuma yo kubusanya ndetse no kugenda banyuranya amakuru bikaba byagiye bishidikanwaho. Bamwe bati 23 igeze Uvira, abandi bati Ruberezi, abandi bati Rahanaha. Ibyo byose byakomeje kugenda bitera urujijo ndetse no kunyuranya no kwibaza ikiri kujya mbere, ahubwo ko izi nyeshyamba zaba zikiri muri bimwe mu bice n'ubundi zimaze iminsi zibarizwamo. Icyo nacyo ni cyagiye kibazwaho hakurikijwe amakuru yatangwaga cyangwa se hakurikijwe amakuru y'ibyavugwaga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira ndetse n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Ubutegetsi bwa Gitega bukaba bwatangaje yuko ibijyanye no kuba hari ibice bimaze iminsi cyangwa se hari ibice byongeye kwigarurirwa n'abagize itsinda ry'umutwe wa 23, ibyo batagomba kuba babibaza ubutegetsi bwa Gitega, ahubwo bikwiye kubazwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se bikwiye kuba byabazwa Kinshasa. Mwenyewe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri ngo niwe ugomba kubazwa, ndetse na bagenzi be cyangwa se na kabine yoboye iki gihugu niwe agomba kubazwa impamvu barimo bagenda bamburwa ibice. Ibi byavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva, ubwo yarabajwe n'umunyamakuru rero ibijyanye no kuba hari ibice inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zikomeje kugenda zigarurira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara bivuga ko ariyo ingabo zigera ku 20,000 ndetse zishobora kuba zinarengaho mu bikorwa byo kurwanya abagize itsinda ry'umutwe wa 23. Ni mu gihe binavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi bwashyizeho itsinda ry'ingabo zikomeye cyane zigomba kurinda imipaka y'u Burundi. Ibyo rero ni ibyavuzwe na General Neva, avuga ati gutsindwa cyangwa se kwamburwa ibice kwa Kinshasa kugomba kwa coalition ya Kinshasa kugomba kubazwa ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Neva ubwo yavugaga aya magambo yanongeyeho ko ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB kuba kiri ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ntago kiriyo nk'ingabo zigomba gukora ibintu byose zikanabibazwa. Ati twebwe nk'igisirikare cy'u Burundi FDNB turiyo ku bwumvikane, turiyo ku bufasha, twebwe turiyo nk'abafasha, mu by'ukuri ntago turiyo nk'abagomba gukora ibikorwa byose hariya kugira ngo niba mu by'ukuri intsinzi itabayeho tubibazwe. Nicyo kintu yarashatse kuvuga ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rwose, agaruka ku magambo agiye atandukanye. Arongera ati mu gihe ubutegetsi bwa Kigali bwakwinjira ku butaka bwacu bw'u Burundi buciye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwarakomoza ku mijyi irimo Uvira ndetse na Bukavu, ati natwe dushobora kuba twakwinjira mu Rwanda duciye mu Kirundo. Ni amagambo mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye yavuze, ndetse imvugo z'abayobozi muri iyi minsi hano z'abayobozi bo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ni zimwe mu mvugo zikomeje kugenda zigaragaza ikibazo mu by'ukuri kirimo kijya mbere hano hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se aho ibintu bihagaze kugeza uyu munsi, ko bisa nkaho byongeye guhindura isura no gufata urundi rwego ndetse no gufata indi ntera. Nkeka ko ntabwo byagakwiye ko abayobozi bavugana gutya, yaba Kinshasa, u Burundi ndetse n'umuyobozi w'u Rwanda, ku kugaruka ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati iyo byanze n'indaya irakwima. Ibi ntabwo ari njye wabivuze, ni umugani nasanze, kandi umugani ugana akariho. Kubera iki rero ndimo ndavuga gutya? Mu by'ukuri bamwe mu bagize igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko aribo bari guca ruhinga nyuma bakagambanira bimwe mu bice mubona cyangwa se muri kumva abagize itsinda ry'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 babyigaruriye cyangwa se babifashe. Kubera iki rero kugeza kuri uyu munsi biravuga ko hagati y'icyumweru kimwe na bibiri mu duce twagiye tugenda dufatwa
bisa nkaho byagiye bigirwamo uruhare na bamwe mu bajenerali b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko abajenerali bakaba mu by'ukuri nk'uko leta ya Congo ibivuga bafite aho bahuriye mu by'ukuri n'umwanzi, nk'uko bigaragara rero mu nyandiko mu by'ukuri yashyizwe ahagaragara cyangwa se ahabona, ariko nanone bitigeze bitangazwa cyangwa se bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugeza kuri saa, ariko bikavuga ko bamwe mu bajenerali bagiye batandukanye basanzwe bakorana n'u Rwanda baba bamaze gutabwa muri yombi. Bamwita mu by'ukuri ni umwe mu bagabo bafashwe, uyu nguyu bamwita nde? Bamwita Amuri Ruviri. Amuri Ruviri ni umwe rero mu bashinjwa cyangwa se mu bakekwa ko bashobora kuba mu by'ukuri bari mu bihishe inyuma y'ifatwa cyangwa se ibikorwa bishobora kuba byaba hano muri Uvira, ndetse abaturage n'inzego zigiye zitandukanye bakaba basabye ko hagira igikorwa uyu muyobozi Amuri Ruviri akaba yasimburwa, byavuzwe na Wazalendo, kabone ngo nubwo hashyirwaho umwungirije cyangwa se inshingano ze nyine zasigara zikorwa n'umwungirije, ariko hakabaho ko mu by'ukuri uyu mugabo aba ahagaritswe gatoya ku nshingano, kuko ngo ari mu bari kugira uruhare mu kuba iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kirimo kiragenda kijya hasi rero, biturutse nanone kuri iyo mikoranire rero hagati ya bamwe mu bayobozi ndetse n'itsinda ry'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zigarura tumwe mu duce tugiye dutandukanye bitandukanye. N'amakuru yakomeje kugenda avuga, biravuga ko hakwiye kuba kwitonda, kuko abageze itsinda ry'umutwe wa 23 batigeze babasha gufungura umujyi wa Uvira, ndetse ababivugaga bari bahagazeho bita Murenge Karika, ni kamwe mu duce mu by'ukuri twari turimo abawazanindo ndetse n'abasivile, ariko kandi bikavuga ko muri Uvira bitewe n'amasasu yakomeje kugenda yumvikana habayeho gupanika ku baturage, ndetse bishobora no kuba byakururira mu by'ukuri inyeshyamba z'umutwe wa 23 koko kwerekeza muri ibi bice. Bivuga ko rero imirwano ahubwo yakomeje Bugarama ndetse na Kamanyura ku bice biri hafi y'imipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Andi makuru akomeje kugenda amenyekana rero kuri intambara iri kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ni ingaruka y'imirwano ndetse n'intambara mu by'umwihariko mu by'ukuri birimo bigera ku baturage bagiye batandukanye nyine batuye mu bice byakomeje kugenda biberamo imirwano. Amakuru aravuga yuko abagera ku 200,000 abantu baturage bose hamwe babarirwamo abana, abagore, abageze mu zabukuru bakomeje kuba bahatirwa kuva mu byabo biturutse kuri imirwano nyine irimo igenda ibera hano muri ibi bice nk'uko bigaragara, ndetse kandi bivuga ko imibare y'abapfa ikomeje no kurushaho kwiyongera. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda zirimo zirarwana n'ingabo za Congo ndetse n'indi mitwe, ubwo bari kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye birimo n'umujyi wa Uvira nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Abagera ku 200,000 aba ni abaturage bahunze ingo zabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe cy'iminsi igera kuri 5 yonyine gusa, aho kugeza uyu munsi bivuga ko inyeshyamba z'u Rwanda zigenda mu bice bigiye bitandukanye mu by'umwihariko mu bice by'imijyi hano mu burasirazuba, nyuma y'iminsi mike Donald Trump yakira abayobozi b'u Rwanda ndetse n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Congo umushinga wo gutangiza amahoro. Umuryango w'abibumbye wavuze ko byibuze abantu 74 bishwe, cyane cyane abasivile, naho 83 bakaba barerekeje mu bitaro bafite ibikomere bikomeye cyane bishobora no kubageza ku rupfu biturutse ku mirwano ikabije muri aka gace muri iyi minsi yashize. Abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage bavuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zagiye mu mujyi wa Uvira ku nkombe z'ikiyaga ku mupaka w'u Burundi ndetse no ikiyaga cya Ruzizi cyangwa se Rusizi, aho izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zirimo zirwanya ngo ingabo za Congo ndetse n'abafatikanya n'izi ngabo za Congo aribo Wazalendo mu midugudu igiye itandukanye.
tariki enye Ukuboza, Trump yakiriye abaperezida b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari mu by'ukuri biyemeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhagarika intambara. Aya masezerano yarashimwe, aho byavugwa ko mu by'ukuri ati uyu munsi turatsinze aho abandi benshi bananiwe. Ibi byavuzwe nyuma y'uko nyine hari amaze gushyirwaho umukono, avuga ko ubuyobozi bwe bwarangije amakimbirane yari amaze imyaka 30 yatumye abantu babarirwa muri za miliyoni bapfa. Uyu yari Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaruka cyangwa se akomoza ku cyari kimaze gukorwa. Kwa kabiri, abarwanyi 23 bivuga ko bakomeje gusunika mu by'ukuri ubwo ni ku munsi w'ejo bagerageza kwerekeza Uvira, bice biri kugabwaho ibitero ndetse aho ingabo za leta ziri kugabwaho ibitero n'inyeshyamba nk'uko bitangazwa na Colonel Nanga, umwe mu bashyigikiye nyine izi nyeshyamba ndetse uyoboye n'ishyirahamwe ryitwa AFC. Uyu rero mu by'ukuri akaba yasabye abarwanyi kutava ku izima. Uwo ninde? Ni Colonel Nanga. Yasabye rero abarwanyi kutava ku izima. Kwa kabiri, umuvugizi wa guverinoma ubuyobozi bw'intara ya Kivu bamwita Didier Kabi, mu butumwa bwe bwo mu buryo bwa video yavuze ko muri Uvira hakomeje kubera akaduruvayo inyuma y'ibihuha bivuga ko inyeshyamba za 23 ziri hafi yaho, ariko ko mu by'ukuri muri bimwe mu bice by'umujyi wa Uvira ituze ryaba ryaje kugaruka. Nubwo uyu mutwe ufite intego yo gutera imbere kuri Uvira, umuyobozi wabo Bertrand Bisimwa yongeye gushimangira ko ngo uyu mutwe ushyigikiye ibiganiro by'amahoro biyobowe na Qatar biri kubera i Doha, aho abahagarariye impande zombi bashyize umukono ku masezerano y'amahoro mu kwezi gushize. Amasezerano y'amahoro agamije guhagarika imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe babiteramo urwenya bakavuga bati nubwo aya masezerano agenda ashyirwaho umukono bikitirwa ko ari amasezerano yo guhagarika imirwano, atabwo bisa nkaho wagira ngo ni amasezerano yo gusubukura imirwano, kuko ubwo hagenda hashyirwaho umukono nibwo ahubwo bigenda birushaho gufata iriya ndetse no gufata ubushobozi bukomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ati nubwo twaba turwanya, twavuze ko nta kindi gisubizo kiri mu bibazo biriho uretse ku meza y'ibiganiro, kandi turashaka kuzana Kinshasa ku meza y'ibiganiro. Ndakwibutsa ko nubwo inyeshyamba z'umutwe wa 23 kugeza uyu munsi zabonye ibiganiro zigakomeza imirwano, akenshi mbere y'uko zibona ibiganiro cyangwa se Kinshasa yemera kwicara ku meza y'ibiganiro, bagiye bakomoza bavuga bati amahoro azaboneka mu gihe cyangwa se birakwiye ko duhabwa ibiganiro na Kinshasa nk'intambwe ikomeye yo gukemura amakimbirane ahari. U Rwanda ruhakana gushyigikira inyeshyamba zirimo zirwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone bivuga ko abagize izi nyeshyamba bashije kugera muri Ruvungi, agace kari hafi cyane ku gice cyerekeza muri Uvira. Ni mu gihe imirwano ikaze ikomeje kubera mu duce turimo Sange ndetse no bita Kiriba, kimwe mu bice bikikije cyangwa se bigaragara ku muhanda werekeza Uvira hano uva mu majyaruguru ya Uvira. U Rwanda rurakana gushyigikira izi nyeshyamba wumva zirimo zishaka cyangwa se zisatira uyu mujyi wa Uvira, nubwo Washington na Loni bavuga ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ibyo u Rwanda ruvuga byaba bihabanye mu by'ukuri, ahubwo ibyo rushinjwa byaba ari ukuri. Amakimbirane amaze kwimura byibuze abagera kuri 1,200,000 kubera imyivumbagatanyo. Ni mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko kuwa mbere Amerika yavuze ko kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika ihangayikishijwe cyane n'ibikorwa by'ihohoterwa. Umuvugizi yagize ati u Rwanda rukomeje gutanga inkunga kuri 23, rugomba gukumira ndetse no guhagarika ibyo bikorwa bikomeje kongerwa hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biraza gukorwa gute cyangwa se biraza kugenda bite? Ibivugwa biraza kubahirizwa cyangwa se turaza gukomeza kugenda tubona intambara irimo kwitana ba mwana, ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane umunsi ku wundi cyangwa se uko bwije nuko bugenda bucya hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo nanone, ni ikibazo kandi gikomeye cyane. Nkeka ko mukomeje kugenda mwumva cyangwa se mwakomeje kugenda mwumva uko ibintu bimeze hirya no mu bice bigiye bitandukanye.
hanyuma rero mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana kugeza muri iki gitondo, ibindi turaza kugenda tubigarukaho uko amasaha ahaza gukomeza kugenda yihirika.